ndagusuhuje nifuje gukora iyi odiyo nshaka kubaza abanyarwanda bazayumva cyangwa yego nabo dufatanye kwibaza cyangwa bafite ibibazo ngende kwibaza bansubize. Hari ikintu cyavutse cyitwa, kubera ntazi n'icyongereza ndamenya kubiva niba ngo ari for Rwanda ntumbaze, ariko ibibazo mfite ni ibi: ko bavuga ngo bari gushaka gucyura impunzi ngo zigahunguka zemye mu gihugu cyazo, ngo cyane cyane ziri muri Kongo ziri kwicwa, bakaba aba bantu bagikoze numva ba Placide n'abandi ngo bitwa bande, hari uriya wari uri muri arene, umugabo w'indeko wari uri muri FDLR, n'undi uri muri FDI, ko FDI ifatanyije na RNC. Nibatubwire none se bakoze ikintu noneho gifatanije na leta nacyo yitwa ko ifite minisiteri yo gucyura impunzi. Mu by'ukuri ibintu by'abanyarwanda bimaze gutera ubwoba pepepepepepe. Donko abitwa impirimbanyi bagafashije abanyarwanda, niba buri wese ari kurebamo inyungu ze, niba baratubonyemo bizinesi ikomeye, bambe ni nabyo batubonye nk'abakiriya bakomeye, ku buryo buri muntu wese ari kwicara aho yicaye agashaka ikintu cyatuma amenye, niba ari ukumenyekana. Njyewe byanyobeye pe, numva binyobeye, ni ukuri. Gusa njye nuba ari ibibazo ndi kwibaza byinshi. Iki kintu cyaje gihita gitangira kwaka amafaranga ngo kujya muri misiyo, ikintu ngo kujya muri misiyo, ngo ukuntu abazakora bazabaho. HCR iyo muri gushaka kuvuga mwa bagabo mwe bo muri icyo kintu, ntazi no kuvuga izina ryacu, ariko ndavuga ba Placide, abo ngabo ba Placide numvise avuga kuri ijwi rya Amerika. HCR iyo ngiyo niyo yagiye, mujya muzi ubuhamya mwebwe sinzi aho mwari muri, ariko muzumva ubuhamya abantu bavuga iby'inzira ndende, bavuga ni HCR niyo yagendaga irangira inkotanyi aho impunzi zigeze ngo zibice, inkotanyi zizice. Iyo HCR muri kuvuga, iyo HCR niherutse gukoreshwa kujya kugenzura ibirindiro bya FRN muri cya gihe muri 2019, bavuga ngo baje kugira ngo bashyikirane na leta, kumbi bazanyemo inyenzi, inkotanyi ziri kugenda zigenzura ibirindiro, nabwo mu gihe bapfuye nabo batuye ku ngufu. Iyo HCR ikintu gishyashya muvuga mugiye kwikomuniki, mwabwije abanyarwanda ukuri. Mwebwe muri kuza imbere y'amakamera mukavuga ko muri gushaka gucyura impunzi, abo muvuganira mu bikari mukavuga ko mushaka kwifatanya na FDLR, nacyo kikaba ari ikinyuma, kuko muri mwe mwatangije icyo kintu muri kuvuga ngo mwatangije icyo kintu, dore ko namaze kumenya ko ari mwari musanzwe mwaragikoze kikafeyiringa, mukaba mwagihindura izina mu cyongereza ariko ryari risanzwe mu gifaransa, noneho mukavuga muri gushaka gufatanya abo mubwira mu bikari ariko mubabwira ngo muri gushaka kwifatanya na FDLR. Twe mwatweretse ko mushaka muri kuvugira impunzi, ariko mu by'ukuri muri mwe harimo n'undi muntu watandukanye na FDLR. Donc ibyo bintu abantu murimo ni biki? Noneho mukavuga ngo muri iyo kintu cyo gucyura impunzi harimo igicumbi ni ikintu tumaze kumenya ibintu gikora. Igicumbi ni intore zuzuye, urumva, kandi muri kumwe n'abantu bari muri RNC n'abari mu gicumbi. Ubuse mu by'ukuri muragira ngo tuzakora iki? Ko abanyarwanda tumaze ngo 6,000 byabasinyiye, niba basenyera nyine babahe n'ayo mafaranga, ariko abanyarwanda ngende ndi kubakangurira ngo babe maso iki kintu kije, kuko nye barikomeza bavuga ntibaratubwira ikintu gishyashya kirimo cy'impunzi. None se impirimbanyi nyinshi tumaze bashishikariza abantu batange imisanzu aho wiyumva, urumva, aho wiyumva, niba ari muri FDLR, niba ari muri FRN, niba ari hehe, niba ari muri guverinoma, niba ari nani uriya mwana w'umukobwa niba yaranashyingiwe simbizi, bamukunde mere yaratangije ikintu kijyanye no gufasha impunzi, kubera ko nawe yanyuze inzira ndende arahazi. None ikintu ni ikihe gishyashya mugiye kuzana? Kandi ikindi, mwa abanyarwanda mwe mube maso cyane, kuko abantu bavuga ikintu batangije ku munsi wa mbere bagahita baka amafaranga, ni ibintu biteye ubwoba. Ni ibintu biteye ubwoba, ariko binagaragaza nanone ikintu manque de maturité mu mikorere, donc cyangwa bavuga ibyongereza ngo macuwa, cyangwa se kutabijijukirwamo cyane, ku buryo abantu niba aranasobanukirwa ikintu bagatangira guhita bavuga ngo amafaranga. Oya vrema, oya, ni ukuri ibi bintu biteye ubwoba. Mu gihe abantu bari gutangira gutekereza ngo abantu batangire bishyire hamwe noneho bakorere hamwe, ariko iyi nayo ni opozisiyo iri muri opozisiyo pe. Opozisiyo iri muri opozisiyo nibyo mbona ituzengereje. Ariko uko biri kose banyarwanda ntimucike intege,
hamwe n'ibitunanira n'ibitugoye turi gukora ibishoboka byose, ariko nibaza ko n'Imana izadutabara, izagira abirogoya. Ariko aba bagabo rwose ibi bintu byabo bari kuvuga birimo amanyanga menshi. Ababasha kuvugana nabo mu bikari bababwira ibindi byinshi binyuranye n'ibyo ari kuza kutubwira kuri kamera. Ubwo rero mwitonde, mwitonde, mwitonde. Nanze kwirirwa mvuga amazina y'ukuntu bijye bifitanye isano n'ibindi bintu by'intore n'intore zibirimo n'intore biri inyuma. Donc nanze kwirirwa mvuga amazina y'ukuntu usanga nk'umuntu araha ariko afitanye isano n'uri hariya n'uri gukorana n'intore kuriya, ku buryo ngewe hubwo ndi kujya ngeraho nkagira tandase y'uko iki kintu ari ntuza, ari FPR, ari muri amayeri ya FPR yandi, nabwo hari abantu yaciye inyuma iri gukoresha babizi cyangwa batabizi. Ngewe niko ndi kubibona. Yego sinzi niba yumvikana neza, ariko gusa icyo nshaka kuvuga ni uko iki kintu cyatangiye, numva batangiye gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga hose. Mukitondera mugacana ku maso, kuko ndabizi namwe Abanyarwanda muri abanyabwenge, nubwo akenshi mwicecekera, ariko ndabizi ko muzi ubwenge bwinshi. Yego murakoze. Imana, amahoro y'Imana akomeze kubana natwe twese.